Ikaze kuri Iwacu Bikora Bite TV, cano twiga ibimera bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba ari hanze y'ibihugu bitandukanye, yaba ari mbese abantu bakunda kwiburisha ibimera by'iwacu, ndabashoje ikaze rero kuri cano, nshuze inshuti zacu ziri abadukurikira mu buzima bwacu bwa buri munsi, nawe mba ari ubwa mbere udusuye nawe ikaze, uzarebe hari videwo nyinshi cyane zagufasha, hari indwara ziri fiziko, hakaba n'indwara ziri kemiko, kuko iyi miti yose irakora, ariko akenshi dukunda kwibandaho ibiri muri iyi viziyo turimo, muri iki kinyejana turimo, kuko biba bitandukanye cyane n'ahantu uherereye. Rero kino kimera iwacu tucyita amazina ni menshi, ariko namwe iwanyu mujye mutubwira uko mucyita, siko nimba ari mu majyaruguru mufite uko mukita, mu majyepfo, mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mufite uko mucyita. Rero kino tucyita twebwe kimbazi, cyangwa ikindi bacyita icyica amahirwe. Iki cyatsi abantu benshi rero bakunda kukivuza, bivuza inzoka, malariya n'izindi ndwara zose zitandukanye, ariko kuri uyu munsi tugiye kukigaho ku buryo bijyanye n'ibintu batereza abantu mu ngo, bino bintu bizabaho abantu mu ngo amahoro, ibintu bikubuza bizinesi, amahirwe wari ufite uwo munsi ntuyabone. Ese biterwa n'iki? Kurikira cano wumve uko bivugwa. Hariho abantu tugiye kuvuga ku cyica amahirwe. Ushobora kuba ufite gahunda yo kujya gukora perimi y'imodoka cyangwa ya moto, noneho wageraho ibintu byose wari wabyize neza, ubona nta kibazo, ariko wakora ikizamini bya bintu wari ugiye gukora ukabyibagirwa, cyangwa ugatitira, buri munsi ukoze inshuro imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, icyo ngicyo tucyita icyica amahirwe. Ubwo amahirwe yawe uwo munsi, kuko icyo wari wagiye kuronka ntacyo wabonye, ubwo urumva amahirwe yawe aba yatambutse. Ikindi, ushobora kuba uri umukobwa wari umaze gusabwa cyangwa ugiye gusabwa, noneho ugasanga umuntu wari ugiye kuza kugusaba arakubwiye ngo abivuyemo, umunsi umwe ukica ubukwe, umunsi wa kabiri, iminsi ya gatatu, mbese igihe runaka umaze gupfisha ubukwe nk'inshuro 10, inshuro 5. Ibyo nabyo tuvuga ko amahirwe yawe aba yabuze. Uri umusore ukundanye n'abakobwa 3, 5 batandukanye, ariko igihe cyo kumva washinga urugo ukabona amahirwe yawe agenda apfa, ibyo numva ko nyine ni icyica amahirwe. Ese ibi bintu koko bibaho? Kuki ukundana ejo umuntu mukundanye akabivamo nta n'icyo mupfuye? Umuntu akwemereye imari runaka, kandi wari ufitemo oporotiniti, wari ufitemo amahirwe, wari ufitemo umukati wagiye kubonamo mu kanya, arakubwiye ngo imari nta kiyiguhaye, ngo babyanze. Urumva rero nabyo amahirwe yawe aba yabuze. Ubwo rero ejo bundi ikindi twavuga ko nyine uburamo amahirwe, warize pe, wize neza, amanota yawe meza, ariko ujya kudepoza nk'abandi, ibintu byawe bikanga. Ayo nayo ni amahirwe uba wabuze. Rero ibi bintu ni byinshi bituma utagira amahirwe. Uravuga ati ngiye kwivuza ejo ukabipanga ejo ukabipanga ejo. Rero ibintu byica amahirwe ni byinshi, niyo mpamvu iyi kimbazi bayise icyica amahirwe. Iyo hariho umuntu ushobora kumenya ko ugiye gukorera ibyo ngibyo, akarara abimenye,
Iyi kimbazi hari n'akandi bongeramo kamwe konyine, ntabwo nkababwiye mutazajya mubikorera abantu, ariko mujye mumenya ese ni ibiki baba bakoze. Iyi kimbazi arayifata akayitera nko mu nzira ushobora kunyuramo, nubwo atabitera ku nzira ushobora kunyuramo, ashobora no kwandika n'izina ryawe akabitwikana n'ako kantu kamwe, ariko ntabwo nkababwiye. Icyo gihe baba bati runaka runaka nimba agiye gukora umva amahirwe afite yose apfe. Ntabwo kandi ko sinkababwiye, ariko ujye umenya ko niba wumva icyo kintu kiriho mu buzima bwawe, ujye umenya uburyo amahirwe yawe ubundi ni gute bipfa. Hariho abantu batabyemera, ariko utabyemera ni wowe wundi nyine wavutse neza, ejo warakuze yagiye muri kampani ya se cyangwa ya nyina, cyangwa n'umuyobozi yagiye bamuzamushize mu ntera, kuko nyine niyo mpamvu abantu, ariko ntabwo ari ahantu hose nabonye abenshi bakunda gufata abantu bafite basobanutse, ariko nyine tuvuga ko ariho amahirwe nyine wari ufite, ariko abantu barayica. Rero ni gutyo tuvuga ku cyica amahirwe. Ikindi iyi kimbazi icyo ikora, urabona nka gutya ushobora kuba uri nko mu nzu ukumva nk'ikintu gikomanze nko ku rugi rwawe, ukumva nk'ibintu birimo birafungura inzugi nta muntu uzifunguye, rimwe na rimwe ukajya ubona nk'ibicucucucu wicaye nk'ahantu muri salo cyangwa mu cyumba, ukabona nk'ibintu birimo biratambuka, ukabona nk'igikezikezi cyangwa ugasanga nk'uwikanga umuntu, cyangwa rimwe na rimwe ukaba wicaye nko mu nzu cyangwa hanze ukumva nk'akoba karagufashe kandi uturanye n'abantu, ukumva ko bakaragufashe ukumva watitira. Ese biriya biterwa n'iki? Rero iki cyica amahirwe uragenda cyangwa iyi kimbazi ugavunamo igiti kimwe n'igiti cy'isombe. Igisombe iyi ngiyi turyaho, ushobora gufata ino turyaho imyumbati, ariko icyiza ni iki ngiki turyaho isombe nyine. Urangiza ushobora kubimanika mu cyumba uraramo, ushobora kubimanika mu nzu uraramo, ya myuka mibi yinjiraga mu nzu yawe igendagenda muri ubwo buryo igenda ihagarara. Mwabyumvise? Mujye mubura gukurikirana akazi kanyu, kuko ibi ngibi kubikubwira iyi ni amahirwe nyine, kuko nta muntu wapfa kubikubwira uri wese. Ese iki kintu kimara iki? Iki ngiki iyi kimbazi mubona turimo, ngewe nkunda kuvuga ku bintu bijyanye n'ibi bintu bishyashya muba mubona hose bigenda gute, kuki bibaho gutya. Iyi kimbazi ubona iyo ufashe umuzi wacyo ukongeramo umuzi w'umuhogo, wa muntu ushobora kuza gucuragura cyangwa uza kuroga urugo rwawe bwa buri munsi n'undi wakubujije amahoro, byari ibintu mbona nkabona biteye n'ubwoba. Ugasanga nk'umuntu rwose w'umukecuru cyangwa umusaza cyangwa urimo umugore unakuzakuze cyangwa ufite nk'imyaka ingahe, ugasanga butendetse ku kana k'imyaka 5, imyaka 10, ukabuje amahirwe yo kwiga. Ugasanga ariko ari kujya ku ishuri akabona ngo ibintu birimo biri imbere ye, kakamubwira ati ndi kumva ibintu bikumbwira ngo mve mu ishuri. Ese mwabantu bagira nabi gutyo, mwajya mureka abana bakiberaho? Uba ugira ngo azakubera umucakara? Uba ugira ngo kuba ushaje cyangwa umwana uri mukuru kuri we, wowe utamugiye inama ugiye kumuruka? Akana kigire ku ishuri ugateza amaguru kikubise hasi urakavunaguye, ibintu bikirutse mu maguru, iwabo baratera bajyanye kwa muganga. Umuntu w'umwana wajya uhangana n'umuntu mungana, ugahangana n'uwo mubyeyi we cyangwa n'umuntu mungana, ariko mutitendetse. Niba uroga unyumva, mu bantu b'abana cyangwa umuntu wese ushobora kugirira nabi, mujye mubareka babeho, kuko Imana iba yarabagennye. Kuki uba ushaka kumubuza ubuzima bwe? Abantu mugira nabi rwose mujye mubabarira,
basi abantu b'abana bakura mubabare bige rwose, ukumva nk'umubyeyi arakubwira ati ngewe umwana wanjye yagiye ku ishuri, yumva amajwi amubwira ati haguruka ugende sinshaka ko wiga, cyangwa yaba ari kwandika akabona urupapuro rwe rubaye amaraso cyangwa umutuku, cyangwa akabona ari mu ishyamba. Ibi bintu mwirukane karande mbi mu izina rya Yesu, musenge Imana imanure imbaraga itwike imyuka mibi yose. Ubu turi muri viziyo, nta mpamvu yo kugira nabi, sibyo? Nyine biba bimbabajemo, ariko kwifatira uribaza, uratwite, uri umugore, inda yawe barayimanitse, ugiye kwisuzumisha kwa muganga, bwa mbere wagiyeyo basanga inda irimo, kabiri gatatu kane inda irimo y'amezi mwisuzumisha, ariko usubiyeyo barakubwiye ngo umwana ntawe uri mu nda. Ubwo se umwana ntawe uri mu nda, ubwo umugabo wabwiye uri umugore watabwira umugabo ngo umwana ntawe uri mu nda ukavuga ko wamushize? Ikoranabuhanga ririho, ibintu biriho bibi, ariko Imana iracyatureberera. Uko havuka abaroga ni nako havuka abavura, ariko mbere ya byose hakabanza iki? Imana. Imana niyo byose, nibyo wakora byose ujye ubanza Imana. Imana ijya ibagenda imbere n'inyuma mu byo mukora, sibyo? Ariko turakiga iki kimera. Hariho abantu rero bakunda kukivurisha indwara y'umuriro, gutitira, mbese cy'imbazi, ariko nimba ari indwara y'umuriro kwa muganga barayivura nta mpamvu yo kwirirwa tubivugaho. Nimba ari malariya kwa muganga barayivura nta kibazo, ariko iyo ufite umuntu ufite umuriro mwinshi wa wundi w'umutererano, hari umuriro w'umutererano urenga cya gipimo cyo kwa muganga, kikajya usanga ufite nk'umuriro 40 kandi uracyari, kandi umuriro 40 n'ubundi uba wapfuye, urumva? Ariko uragira ngo ufata iyi cy'imbazi wangiza ukagisekura ukongeramo kinuka ukabikaraba 1 day 3 jours, ubundi umuntu aba yabaye mutaraga. Iyi cy'imbazi abantu benshi bakunda kuyivurisha ya nzoka ya mibe ikunda kurigata mu ijosi, mu muhogo, ariko ugakoresha imizi yabyo ukayivangamo n'umuzi w'umuravumba, wangiza ukongeramo ibicumucumu, ugateka agatasi ukajyamo utuyiko tubiri ku munsi, tuba duhagije, ntabwo ari umuti mwinshi. Ibyo biragufasha kuvura iyo ndwara ya nzoka ikunda kurigata mu muhogo. Ariko nimba ushobora kurigata mu muhogo, uzajya umanza kwisuzumisha kwa muganga barebe nimba nta gifu ufite, kuko hari ukuntu igifu kirwara kikagira ibintu bimeze nka acide, bikajya bizamuka mu gituza bisa nk'ibishyushye, bigakora hano mu muhogo. Ujye ureba neza nimba asanga nta gifu urwayemo, icyo gihe uzajya uhamagara cyangwa ukoresha uyu muti, kuko ushobora no kurwaramo utuntu tw'utubyimba mu ijosi ukagira ngo barakuroze kandi atari uburozi. Indwara zose ntabwo ari amarozi. Bimaze mujye kwa muganga basuzume barebe nimba utarwayemo esitoma cyangwa bronchite cyangwa ibyo bintu bifata nko mu ijosi, muzajye mubanza kwisuzumisha. Nibyo byiza kugira ngo dukomeze dufatanye twubake ejo hacu heza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Cy'imbazi iyo usanze dutse mu gitondo iwawe, usanze umuntu yaniye nko ku muryango w'inzu yawe cyangwa ku mbuga cyangwa mu gikari cyangwa kunereye nko mu murima cyangwa muri bizinesi yawe, ayo mabyi mwa bantu ntiuramenye gupfa kuyakora. Hari uyakoraho agahita abyimba nk'intoki, hari uyakoraho agahita ahuma, hari uyakoraho agahita mbese ashya nk'ukuboko cyangwa akagagara. Biriya bintu aba ari bibi cyane, baba bayagutegeyeho. Yahumanure, fata cy'imbazi n'umugombe n'ivu utereho, uvuga ati ndaguhumanuye mu izina rya Yesu. Ariko ibi ngibi tubibwira abantu bakunda ibimera. Niba udakunda ibimera uzabyihure ntuzabirebe. Dukunda abantu bakunda ibimera, nibo tuvuga. Cy'imbazi rero
ku bantu bakunda kurwara umutwe w'umutererano, oga aya mababi uvanzemo no mababi y'umuhengeri. Indi miti yabyo bigendana nzayibabwira, ariko Imana ibarinde ibakomeze mu byo mukora, mu byo muvuga, mbese ariko mujye mwiyaturiraho ibyiza igihe usenga, wiyatureho ibyiza uvuga ati Mana mpuze n'abantu bazima, mpuze n'abantu basobanutse, Mana unyagure, wihe intego, kuko niwiha intego Imana niyo izabigufashamo mu byo ukora. Mbere ya byose tubanze Imana, igikurikiyeho nurwara uzagire gute, uzajye kwa muganga ndugu yangu. Mbere ya byose gusenga nibyo, ariko kwivuza bikaza, kuko Imana yashyizeho cyimbazi, muzikwirura, ishyiraho umuravumba, ishyiraho umwenya, kuki hari amoko menshi y'ibiti birura kandi byose bitandukanye, ariko bigafashanya mu buzima bwabyo bwa buri munsi. Imana ibarinde rero, turabakunda, caho.